Nitwa Preti. Oh, ni byiza. Wowe bakwita? Njye nitwa Lionel. Mu rugo neza? Ni hano hafi hirya. Ni ukuri urakoze cyane uranabaye pe. Cyane ko nkaze. Rase hani ko wakerewe kujya mu kazi. Hano shere sinzi nawe kuntu byangendekeye uyu munsi pe. Usiko nagize ngo uyu munsi wihaye konje. None se mabuja usumamagaye none. Cacaka aho ngaho. Akoreho narindi kujya. Usiko maze kurengwa usigaye byukira igihe wiboneye. Mabuja ariko nyine no kubera ibibazo byaraye bimbayeho se ntubizi. Cyane nta kintu yambwiye ntabwo nigeze mubaza kuri kubera ko yamamagaye nyine nanga kumaza byinshi. Shamara kizire nyine ubwo nawe byanze nta wamenya. Haryo bafite akazi. Shashoye kwa nta kazi afite. Ntabwo ni nyine umubwira se. Reka tumwakire turaza kureba. Ese kadobite. Ko mbona uri kuri telefone urya niko kazi kakuzanye hano. Preti ni karibu rero zana nkwakire twigendere. Akoze dore narananutse nashize mu mazi gihe nasinzira. Ko wahorose. Ibyo byaragiye na cyakibuno. Shere humura nenda gukunda maze genda utera mama kame. Nukuri. Ko mwari mwatsinze se. Shere usigaye nka fantasy. Bose niko bameze. Bya Mike rero sinzi kabisa. Ntuwe nsigaye nirinda kumutekereza mbitekereje nasara. Shere gutase shere. Ni neza. Wowe Nanjye ni neza. kazi kagenze neza. Akazi kagenze neza. Kutashye kare se noneho byagenze. Shere umunsi twatashye kare twagize akazi gakeya. Yego. Yego. Ko baguhamagara se n'ibitabo telefone. Umureke ntabwo ari uw'ingenzi. Ushobora kuba gukereye byihutirwa. Haya ntabwo nyine ko ntabwo ari uw'ingenzi tu. Sawa rero kuvuga tugiye ku meza dore nagutegereje. Yego shere. Ya ni karibu mu rugo. Ni karibu mu rugo wahageze. Nakoze. Uruhazi se? Yazi mu quartier ntabwo nari nziza. Turukana cyagiye duhura. Haka ndabona wayishimiye. Ni heza cyane nakunze. Isanzwe rero wumve ko ari wawe nawe. Ndisanzwe nta kibazo. Ugomba kwisanzura. Ndisanzwe. None se muzana gake. Se wamaye amazi cyangwa nacyo mafanta ya coca. Ikonje ariko. Kandebe muri firigo ko irimo. Bon appétit. Merci. Nabundi nkuko bimeze. Nahana nibere nahamba nibere nyine niho iwanje urabibona. Nta kibazo nyine urebye to. None si wa muri inzu wenyine. Mba muri inzu njyenyine. Hanyuma se kubera icyo wibana kandi inzu ari nini. Ndi ahantu heza ndi ko icyo wibana. Impamvu nibana urugero ngezemo ni urwo kubaka nkaba
nkaba nategura nanjye iwanjye. Niyo mukumbuye kandi dukumburanye sare baye myinshi pe yarashizemo iminsi mberuka cyajya mugamagara ku kazi byagenze cyajya nese njya mu kazi ndagenda hari umuntu wari umushaka ndagenda ndamufasha niyo mpamvu bampamagaraga twe twapanze ko uyu munsi turi burira ngaha none waje ntabwo nakuburira umwanya sinakuburira umwanya ariko rero waje wambaye neza tu ntabwo nagombaga kuza ntabiteguye kuko umwanya wose mba naguhaye ngomba no kwiga ibyo ngomba kwambaramo. ese sheri ku mari twatanze byagenze gute nk'uko bimbaje n'ibyanjye ngiye kukubaza niba bagiye he bagiye barahera simbizi ndabona baje da ndabona baje none se Serive ko mwatinze byagenze gute Boss mutwihangana twagakemutse gusa amakuru meza nuko twakemutse kandi turahirwa ba boss. Okay none se ajya shambure zano zikoreshwa na ishambure zihari barazibura mu 10 n'izibihumbi 15 VIP na VIP. VIP ni 15. Yes of course. Okay nta kibazo turayishaka turaje mu twereka urakoze cyane kagere nk'abatunganize baje utunganye neza ntibagiye kubwira impamvu twari turi kumwe nk'abo nkabyibagirwa maze iminsi mfite mu kibazo na landirodi murimo amezi 2 ntabwo ndishyura inzu kandi nawe urabyumva rero ntabwo byakakwiriye kuba ikibazo ngufite si n'ibyo gusa nkeneye gukoresha umusatsi nawe ubibona ariko sheri ndabibona rwose ese wowe ntabwo wumva uri proud yo kuba nanjye nabasa neza yego nanjye niyo mpamvu nakuzanye hano sheri ubwo rero ushaka ko bikemura nakuzanye hano kugira tuganire twisanzure mbwire ikibazo ufite mbashe kukigukemurira kuko ndagukunda rero ikibazo nari mfite ni ibyo haba hari n'ibindi ariko ibyo ni byo bimpangayikishije cyane kandi biba ari ngombwa rero ko nawe nyine ubigiramo uruhare. nta kibazo sheri ikibazo umusatsi byo ndabona urabibona nawe ngomba gusa neza kandi biri mu nshingano ndabikemura si byo se kuko ntacyo nakwima nyifite sheri ukoze sheri seka neza gusa koko se shaka kuri pe shangiye buriya umunsi duhura sinzi ukuntu niyumvise cyane numvise nanakwikondera wabyemera se ko nundi turi inshuti gusa naje kureba ngaho ko tudakundana turi inshuti wa munsi tuvugana nkagusaba ko azakunzura ubu ndatekereza ko ari njye ngiye gukurikiraho n'ubundi nkazanira mu rugo ababyeyi tukamenyana kurushaho. nta kibazo zo kunsura ngimbana n'abashuti banjye ntabwo niba mu rugo n'impamvu z'akazi nta kibazo rero ni karibu mu rugo ntabwo ari ugukwanga rega ntabwo ari ugukwanga ni iminsi ni akazi nawe urabizi by'iki gihe ntabwo ari ugukwanga ndetse ko no mu gitondo naguhamagaye n'ibitabo ariko ndashaka kubwira nyine ko bimeze ku kazi ntabwo byagendaga neza ariko nta kindi kibazo kirimo pe ntabwo ari ugukwanga ahubwo buriya hari n'umuntu wari wampamagaye mu gitondo ngira ngo nze kuza kukubwira intuza kuri ya gahunda imwe twavuganaga cya gihe ubwo ngubwo rero toni gato mbaze ndebe ndabona mbonye umuryango ntabwo ndamenya ndakodesha gakunda guhamagara umwana n'uwahera ndabwira ko waryamye nka ndetse turebera bimeze bite aho se wageze gute inzoga se wanguri none se kuburi ugeze ubura ko waryamye hano se yesu uzaza ukuntu cyabaye abana basimba umva jamusi
mva mwana ngwino mfashe mani ngwino mfashe no muntu ndabona hano haryamye umuntu hano haryamye umuntu niba ari umusinzi niba ari iki niba ryari sawa abahungu b'iyi minsi se fasha tumushyire mu nzu kumushyira mu nzu n'ubundi umuntu azajya abagurira mwana niba umuntu ubundi abasinzi baraba bashyira mu nzu ariko ubundi iyo wese babwe mwitora babwe niki bagura agasese cyangwa fe yese uwashubure agasese zakugize gute wese asabura so bitonde yese ubunja Lionel rero amasaha rero ahageze reka ntahe abashuti banjye bataza kumbura bakajyana n'ikindi kibazo nagize sibyo ko mbona bwije ubundi wakwirariye oya wakwirara nta kibazo ko wa musore mubaze ikibazo kimwe wahuriye nanjye ku muhanda nteze ku buryo mbwira ngo nzendane nawe oya njye nabonaga bwije wenda mwumva mfitaho naha bwakira bingana gute se wambwira ngo ndari wabo ese urashaka iki oya nagira nkwambike neza nagira nkwambike neza oya merci ndaza kugikorera ugira ubwo ndabikora ntabwo bafite ahubwo ntabwo umuntu nkora akora okay wajyaga gutunganyiriza neza oya merci bwa mbere duhuye utangiye kunkorakora oya nagaruka nawe ndabona naho utandukaniye nabo basore b'inyumezi oya umunsi wa mbere gusa utangiye kumenyera unkorakora nari nzi ko ufite kubona ari mwambitse neza